mubaze ikintu akakubwira ngo njyewe ngo ariko umukara agashaka kugira umweru, umweru agashaka kugira umutuku. Oya, iyo umuntu afite umwuka wera, ayobowe n'umwuka wera, icyatsi kiba icyatsi, umutuku ukaba umutuku, umukara ukaba umukara. Rero ndagira ngo bene data nshuti z'umusaraba, mbagezaho iyi message Imana yamishuriye, yampaye ngo nzaze kubagezaho abanyarwanda kugira ngo muyumve. Garagaye abantu Imana yo mu ijuru yavuze ko izerekana umuntu wese uko ari, kandi iri kugenda ibyerekana, iri kwerekana umuntu wese uko ari. Ibyo urimo byose udafite Yesu ntabwo byuzuye, iyo mishinga urimo udafite Yesu ntabwo byuzuye, kuko urakennye, wambaye neza ariko urakennye, wambaye amabaze wajyanishije n'amasakoshi ariko urakennye, ufite amafaranga ariko mu buryo bw'umwuka urakennye. Imana irakureba ikabona ukennye. Birasaba, hari ibyo yampishuriye, hari amagambo meza umwuka yampishuriye. Ayo magambo narayanditse, umwuka yarampishuriye. Ugenda ariko umuntu w'imbere aba yarapfuye, nubwo tukubona uhagaze ariko umuntu w'imbere aba yarapfuye, kuko umutima wawe wamaze kwiyogeza, umutima wawe wamaze kuwushyira hejuru, umutima wawe wamaze kwigomeka, umutima wawe wamaze kwigira ukundi kuntu. Ariko uyu mutima bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, ndabasuje kandi baramukije mwese mudukunda kandi mugakukira ibiganiro byose bica ku musaraba TV. Kavuga ngo ineza y'Imana niba namwe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu cyitandukanye mugiye muherereyemo, mu ntara zitandukanye, mu migabane itandukanye, mukaba mwumva ururimi ndi kuvuga. Ndabasuhuje, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Uwiteka Imana bagirire neza, Uwiteka Imana abarengere, kandi Uwiteka Imana abumvire mu izina rya Yesu Kristo. Ni Berene mvugana kuri mikoro, ngize umugisha, ndi kumwe n'umubyeyi w'Imana, umukozi w'Imana, uri kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo tugiye kubana muri kano kanya, reka mbasabe kugira ngo mubaye natwe muri icyo kiganiro, dutangirane kandi dusozanye, tuze guhabwa umugisha wabitabiriye ubutumwa bwiza kuri uyu munsi. Reka muri ikaze, tugwaye ikaze mu izina rya Yesu. murakoze. Uraho neza? Ndaho. Ni amahoro? Amahoro. Ubwa neza? Namwe. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Tuje cyane se mubyeyi. Mu buzima busanzwe nkunda gutuza. Cyangwa nakayandi mbivuga ngo genda witonze, utwaye amabanga y'Imana. Hari ibintu kikuremereye? Nabyo birashoboka. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Urakoze. Yego. N'ubwa mbere tukwakiriye, ariko birashoboka yuko hari umuntu ugiye kubona ari ubwa mbere nawe. Reka tugusabe kugira ngo umanze wibwire abaduteze amatwi, ntabagena n'abataziranye. Yego. Urakoze kumpa ikaze. Nitwa Uwizeyimana Rusi, ndi umudamu, mfite umugabo n'abana 5. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Ikindi ndi n'umuhanzi. Imana iduhana umugisha. Muzaturirimbira? Nzabaririmbira. Aramuzi tuzatega igitaramo uzuturirimbire mu izina rya Yesu. Nta kibazo. Impano zose ugomba kuzikoresha mu izina rya Yesu. Nandi mpano ukoresha ufite yo gusengera abantu. Tugiye kuvuga ubutumwa, gusengera no kuririmba. Yego. Ajya Rwanda ntabwo ari impano. Nayo ni impano. Ntabwo ujye ubyemera byo? Ndabyemera. Nagira ngo ufite impano utemera. Oya. Yes, twishimiye kubana nawe rero, kandi tuguhaye ikaze ku Musaraba TV. Ibyo byose ntabwo ari ubwa mbere tugiye kubana, tuzabana kenshi. Ego. Sibyo cyangwa ntubyemera? Tuzabana kenshi. Imana iguha umugisha. Nakwishimiye kandi ndakwishimiye, kandi nzi ko n'inshuti zacu n'abavandimwe bari bukwishimiye. Aha ni umuryango, tuvuga ko ari umuryango. Tuguhaye ikaze mu muryango w'Umusaraba TV. Urakoze. Tugiye kwinjira mu butumwa rero bwiza Imana yashyize ku mutima wawe, ariko ntaragera kure. Bavuga ko turi mu minsi y'imperuka, ibi bigoranye cyane, aho hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma, hazaza impuha z'intambara zitandukanye. Iyo turebye muri iyi minsi tugira tubona bisa nkaho
twabyinjiyemo ndi kukubaza muri ino minsi nk'umukozi w'Imana umuvugabutumwa muri gukora umurimo w'Imana gute muri ino minsi igaragara nk'iminsi ya nyuma muri gutanga ubutumwa bw'Imana gute kugira ngo abantu bumve kandi batabitiranya n'ibyahanuwe by'iminsi y'imperuka? Icyo mbona cyo muri iyi minsi abahanuzi ni benshi, abahanuzi ni benshi, ariko ntago wamenya umuntu uhanuye iby'ukuri cyangwa se ibinyoma. Ikintu gusa wabareberaho ni ibikorwa byabo n'imirimo yabo. Burya imirimo niyo igaragaza umuntu uwo ari we cyangwa se uko yitwara. Kuko umuntu wese araza akavuga ati Imana irantumye, Imana yambwiye gutya. Gusa ku munsi w'urubanza umuntu wese uza akavuga ngo Imana yavuze itavuze azabibazwa. Kandi ndizera ko akiri no mu isi azabona ingaruka, kuko iki gihe turimo ni igihe cy'uko Imana igiye gutanga ibihembo, ikagororera umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Rero uri kuyibeshyera akaza kuvuga ngo Imana iravuze itavuze afitanye urubanza n'Imana. Nepo ushobora kumureba we ntumumenye, ariko Imana iramuzi. Imana iramuzi. Ejo bundi nibwo mperutse kuvuga ku ijambo rivuga ngo nta biryo by'ubuntu Imana ifite. Abantu bihaye ibyo kurya barariye, bavuze ko Imana ivuze bararya, bayibeshyera, baresikorotse barambara, baresikorotse baba mu mazu meza, baresikorotse bakora amanyanga, barihemba. Ariko nukuri nta biryo by'ubuntu Imana ifite. Imana ifite ibiryo by'abakozi bayikorera by'ukuri. Ariko se ko n'uwo muntu wenda nubwo rimwe na rimwe tutamumenya, tutamenya ngo uyu ni umuhanuzi w'ibinyoma, uyu ni umuvugabutumwa utaratumwe n'Imana, ko ibyo akora tubona bimugwa neza akavuga gutyo. Uyu munsi nimba yakodeshaga ejo tukabona afite inzu ye, nimba agendaga n'amaguru ejo tukabona yaguze imodoka, kandi mwana urakubwira ati ibi ni ibisubizo byo gukorera Imana. Ni gute uvuga ngo Imana nta byo kurya by'ubusa ifite kandi yabimuha bivana ibyo ngibyo? Nta by'ubuntu ifite. Ibyo biba byavuye. Impamvu nta by'ubuntu ifite, unarebye wabona ubuse iki gihe ntikiri kugaragara, ntibyagaragaye. Byaragaragaye abantu Imana yo mu ijuru yavuze ko izerekana umuntu wese uko ari, kandi iri kugenda ibyerekana, iri kwerekana umuntu wese uko ari. Bari mu mazu meza, bambaye neza, barasa neza, barakeye, ariko ntabwo Imana izatuzaho kimwe. Uko Imana yaje kwa Farawo siko yaje kwa Mose. Kwa Mose yaraje iramubwira ngo Mose umva, kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze nahera. Ariko ije kwa Farawo yaje izanye ingabo Farawo atamenyereye kugwana nazo. Yaje izanye ibikeri, izanye imbaragasa, mbese ntabwo Imana izatuzaho kimwe. Imana ntabwo izaza ku mukiranutsi nk'uko izaza ku mupagani. Hazabamwe itandukaniro. Yego, hazabamwe itandukaniro. Ese umuntu ashobora kuzakira ntabwo Imana ije, umuntu ashobora kumenya ati ni Imana yaje hano? Ushobora kubimenya. Akiyobagiza wenda cyane. Reka tugushimire ku mpuguro nziza utanze. Akenshi turi mu kiganiro turamaze tugashyira akantu kameze nk'impuguro kugira ngo twinjire mu butumwa bwiza. Reka ngusabe noneho ugiye gusenga Imana. Numara gusenga Imana ukomeze tugezaho ubutumwa bwose ko Imana yaguhaye, kandi wisanzure hano, dutanga ubwisanzure. Ubwa neza mu izina rya Yesu. Yego, urakoze. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'amasezerano. Tugushimiye uyu munsi udasanzwe, umunsi utazagaruka ukundi, umunsi twisanze turi bazima, umunsi amaso yacu atabonye ibibi, umunsi amatwi yacu atumvise inkuru mbi. Wagize neza kuturinda, none Uwiteka Nyiringabo tugeze mu kiganiro, tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kumva icyo utubwira. Ndagira ngo Mwami, umuntu wese utegeye amatwi iyi cano cyangwa se ukunda kuyireba, iri jambo rigira rimukura naho rimugeza, kandi Umwuka Wera yururuke kugira ngo adushyigikire. Urakoze Kristo, ngaho bana natwe utugirire neza, icyubahiro kibi cyawe. Amen. 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 Ni karibu. Urakoze. Urakoze kumpa ikaze, Imana iguhe umugisha.
ndawakiriye. tugiye kuganira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, riri muri Yesaya ibice 66 ni page ya nyuma. Ku bantu bafite Bibiliya bafate Bibiliya tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasoma imirongo ibiri yonyine. Yesaya ibice 66 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ijambo riravuze ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Amen. Reka dusubiremo, hashobora kuba ari umuntu utabyumvise neza, nagira ngo iri jambo baryumve. Yego. Uwiteka aravuga ati, ni Yesu bivuze, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Haleluya. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kabiri, kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Amen. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Aya magambo ni Uwiteka wayavuze atubaza cyangwa se ambaza. Yarabajije aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Bivuze ngo Imana, niko nabitekereje, Imana yicara mu ijuru ikarambya mu isi. Bivuze ngo ibintu byose ni by'Uwiteka. Mbese yaratubashije, yarabajije aravuga ngo mbese mwanyubakira nzu ki? Mbese ni nzu ki twakubakira Imana? Ese rusi ni nzu ki ngewe nakubakira Imana? Ese wumva wayubakira iyihe nzu? Mu buzima busanzwe tujya twubaka amazu meza, cyangwa se nayo warayubatse, ariko nta muntu urubaka ngo yubakire Imana inzu. Uwiteka rero abyitegereje aravuga ngo mbese ni nzu ki mwanyubakira? Ko ijuru ari intebe yanjye, isi ikaba ari intebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzu ki? Aravuga ngo byose ko ari njye wabiremye. Imana iravuga ngo byose ni njye wabiremye. Ariko hepfo ijambo ryavuze ngo ariko uwo yitaho, Imana ishimwe, uwo Imana yitaho ni umukene ufite umutima umenetse, ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Inzu njya ntekereza ko inzu ni umutima w'umuntu. Birasaba kugira ngo umutima wawe unyumva uwugirire uwe ububiko, ushyiramo n'ububiko bw'Imana, kugira ngo Imana ibone ahantu ho kuba. Kuko yavuze ngo mwanyubakira nzu ki? Kandi inzu ni umutima. Birasaba ngo umutima wawe uwuhe ububiko bw'Imana igomba kubamo. Yavuze ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, ushanjaguwe n'ijambo ryanjye. Umukene uko mbitekereza si umukene ukenya ibyo kujya, si umukene ukenya imyambaro, si umushomeri. Oya, umukene ukuntu mbitekereza ni umukene ukenya ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni umukene ukenye ufite inyota yo kumva ijambo. Ni umukene ufite inyota yo kumva iby'Imana ivuze. Ni umukene urarikiye ijambo ry'Imana. Hano hanze tujya tubona abantu bambaye neza, akambara kositimu agashyiraho karuvati, ariko reka nkubwize ukuri yari umukene mu mutima adatunze ijambo. Bivuze ngo udafite Yesu ntago byuzuye. Niko iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo udafite Yesu ntibyuzuye. Ibyo urimo byose udafite Yesu ntago byuzuye. Iyo mishinga urimo udafite Yesu ntago byuzuye. Kuko urakennye, wambaye neza ariko urakennye, wambaye amabaze wajyanishije n'amasakoshi ariko urakennye. Ufite amafaranga ariko mu buryo bw'umwuka urakennye. Imana irakureba ikabona ukennye. Birasaba iki? Birasaba kugira ngo wibike ijambo ry'Imana, utunge ijambo ry'Imana muri wowe, ugibike ribe impamba yawe ya buri munsi. Hari icyo umwuka yampishuriye
kuri uyu mutima umenetse cyangwa se ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, umwuka hari ibyo yampishuriye, hari amagambo meza umwuka yampishuriye. Ayo magambo narayanditse, umwuka yarampishuriye, ndatekereza nsanga dukwiye no gutunga umwuka wera, cyangwa se dukwiye kwifuza umwuka wera akabana natwe, kuko iyo umuntu afite umwuka wera ntabwo ayoba. Iyo umuntu afite umwuka wera ntashobora kwitiranya umweru n'umukara. Iyo umuntu afite umwuka wera umutuku ubona ko ari umutuku. Hari ukuntu umuntu umubwira cyangwa se akubwira inkuru, cyangwa se wamubaza ikintu akakubwira ngo njyewe ngo ariko umukara agashaka kugira umweru, umweru agashaka kugira umutuku. Oya, iyo umuntu afite umwuka wera, ayobowe n'umwuka wera, icyatsi kiba icyatsi, umutuku ukaba umutuku, umukara ukaba umukara. Rero ndagira ngo bene data nshuti z'umusaraba, mbagezaho iyi message Imana yampishuriye, yampaye ngo nzaze kubagezaho abanyarwanda kugira ngo muyumve. Wowe ufite umutima umenetse, hari ibyo ugomba gukora, cyangwa se umutima wawe hari ibyo ugomba gutunga. Icyambere, umuntu ufite umutima umenetse, ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, nta ofisi ya Satani iba muri uwo mutima. Uwo mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, nta ofisi ya Satani ugira. Ntabwo ubika ibintu bibi, ntabwo ubika inzika, ntabwo wishyira hejuru. Uyu mutima ukwiye kwibikaho uyu mutima, kuko uyu mutima umeze gutyo woroshye, uca bugufi, worohera Imana kuguturamo. Uyu mutima ntabwo Imana ijya kure yawo. Uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo ujya ubika ibintu bibi, ubika ineza, ubika ubuntu, ubika imbabazi, ubika ubugwaneza muri wo. Uyu mutima, iyo umuntu afite umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, byorohera Imana kuwuturamo. Uyu mutima iyo ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo Imana iwujya kure, uwuha hafi, kandi byorohera Imana kuwuturamo. Uyu mutima, mwene uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, niyo umuntu agize neza ahinda umushyitsi. Hari ukuntu umuntu ajya agira neza ugafasha, ariko ugafasha ukajya ugenda ubyirata, njyewe runaka impamvu abayeho ni ukubera njyewe, impamvu yambaye kuriya nuko namwambitse. Oya, uyu ufite umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana urafasha, ariko ugahinda n'umushyitsi. Iyo ufite umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana urabwiriza, ariko ugahinda n'umushyitsi, ukavuga ngo njyewe ugiye kuvugira ijambo ndinde, njyewe ugiye guhanura ndinde, njyewe ugiye guhagarara imbere y'ubu bwoko ndinde. Ntabwo wishyira hejuru, uhindishwe umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo, wirinda icyaha, n'uwigize agahe gato ugwa mu cyaha. Kubera guhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, uhita wihana, ugaca bugufi imbere y'Imana, ugahamagara Imana, ikayibwira ngo Mana, ibyo nakoze mbabarira. Ntago wihagararaho. Uyu mutima, abantu b'imisi ntago bafite umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, kuko ikizabikubwira, hano hanze umuntu aragenda agasambana, akaza ku gatuti akabwiriza, arabeshya akaza ku gatuti akabwiriza, nta mutima umucira urubanza afite, nta mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana afite. Arajya kwiba, akaza arateka imitwe, akaza akavuga ngo Imana iravuze. Ariko reka mbabwire, mukwiye gutunga umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, kuko mwene uyu mutima uba inshuti n'Uwiteka. Mwene uyu mutima Imana iba hafi yawo. Mwene uyu mutima Imana ntabwo ijya kure y'uyu mutima. Uyu mutima worohera Imana kuwuturamo. Nongere mbisubiremo, uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo Uwiteka ajya kure yawo. Kandi reka mbibutse ko Imana ushobora kumpisha ibyo ukora, ariko Imana ntabwo wahisha, ijisho ry'Imana rirabona. Rero niba umutima wawe udashenjaguwe n'ijambo ry'Imana, niba utajya ugira umushyitsi w'ijambo, niba utajya utinya Imana, mwene abo bantu baba ari ibyihebe, mwene abo bantu baba ari ibicamuke. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukabe igicamuke uri umukozi w'Imana, ntukabe igicamuke ugabura iby'Imana, ntukabe igicamuke
uri umuvuga ntugabo gicamu kuri umuhanuzi, ndagira ngo nkwinginge ngo utunge umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Uyu mukene Imana yavuze ntabwo ari umukene w'ibyo kurya, ntabwo ari umukene w'imyambaro, ntabwo ari umukene mu bundi buryo bw'umubiri, oya ni umukene ukenye ijambo ry'Imana, ni umukene utumvira Imana, ni umukene udakora ibyo Imana ivuze, ni umukene umuntu wese uba kure y'Imana ntabe bugufi bw'Imana wese abakennye mu mutima. Nubwo ubona wambaye gutyo, nubwo ubona usa gutyo, nubwo ubona uhagaraye ufite icyo gihagararo, nubwo ubona ufite icyo gitinyiro, ariko reka nkubwize ukuri, urakennye niba udafite Yesu mu mutima wawe, niba udafite Yesu mu mishinga yawe, niba udafite Yesu mu mibereho yawe, urakennye. Nta mana ibirimo rero, ntago byuzuye. Ndagira ngo nkubwire ngo niba udafite Yesu ntibyuzuye. Biragusaba gutunga Yesu, biragusaba gutunga Imana muri wowe, biragusaba kugendana n'Imana kandi uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Bizaguha uyu muntu ahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri, bimuha kuryubaha. Iyo umuntu ahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana bimuha kuryubaha. Uti kuryubaha ni gute? Hari ukuntu Imana ikubwira ngo umva reka ibi nibi, cyangwa se ukumva ijambo ry'Imana bakaryigisha ukaryumva, ariko ntushyire mu bikorwa icyo rigusaba. Hari abantu batajya bubaha ijambo ry'Imana, ariko iyo umuntu atunze umutima muri we uhindishwa umushyitsi n'ijambo, yubaha ijambo ry'Imana, akubaha n'Imana ubwayo. Iyo umuntu afite umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, ahora buri munsi afite amakenga, ahora buri munsi afite amakenga, ahora buri munsi afite amakenga mu mutima, yibaza ngo mbese iby'Imana yantumye nabikoze neza, yibaza ngo mbese Imana ko yambwiye mvuge gutya niko nabigenje, yibaza ngo mbese inzira zanjye ziri gutunga, ndi kugenda neza mu murimo w'Imana. Iyo umuntu ahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, afite umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, ahora yatura. Uyu muntu uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana ahora yatura, ahora ku gikarabiro, ahora aca bugufi, ntago muri we yishyira hejuru, ntago muri we yizamura ngo yumve ngo hari ukuntu umuntu aba ari aho ari umuvuga butumwa akajya yumva mbese batamutumiye, batantumiye ngewe batampamagaye nta wundi wabwiriza. Oya, ndeka nkubwire, Imana iracyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali, wowe utabonetse n'abandi babwirize, kuko Imana ifite abakozi benshi. Wikishyira hejuru rero. Umuntu uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana ntabwo yumva ari we wenyine ushoboye kuvuga, ntabwo yumva ari we wenyine ushoboye kuvuga, ntabwo yumva ari we wenyine w'umuhanuzi uriho. Eliya umunsi umwe ngo yigeze avuga, aravuga ngo abahanuzi bose babisha, aravuga ngo ni njyewe usigaye. Kandi hariho abandi bahanuzi, ariko kubera ko yaramaze guhanura, aravuga ngo imvura izabara igihe kingana gutya itaguye, biraba koko imvura irabura, yumva ko aravuga ati nta wundi muhanuzi, mbese yumva niwe. Ariko abandi bahanuzi bari bahari, ntumve ko ari we muhanuzi wenyine. Kandi ikintu numva nabwira abantu b'Imana n'abakozi b'Imana bari kunyumva, ntimukajye mupingana. Imana dukorera icyambere nimwe, Imana tuvugira nimwe, ntabwo habaho Imana ebyiri, habaho Imana imwe. Reka kujya wibeshya ko ari wowe Imana yumva cyangwa se ari ziguha. Oya, hariho abahanuzi bazi guhanura no kukurusha, hariho abantu bazi kuvuga Imana no kukurusha. Ariko umuntu ufite umutima ushanjaguwe n'ijambo ry'Imana ntabwo atekereza gutyo, ntabwo ajya muri iyo mibare ngo ni ngewe uriho, ngo ni ngewe. Oya, buriya wasibye muri korali yaririmba, buriya utaje mu masengesho bayayobora. Ndagira ngo nkubwire buriya none se uramutse urwaye amateraniro yahagarara, none se uramutse urwaye gusenga babihagarika, none se ngo ubwo se. Ndagira ngo nkubwire ngo bantu b'Imana mujye mwiga guca bugufi, mujye mwiga guca bugufi, wumve ko atari wowe wenyine, hari n'abandi. Wumve ko Imana ije guhemba no guhana, ije guhembera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Iyo umuntu ahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana bituma umuntu w'imbere, iyo umuntu adahindishijwe umushyitsi n'ijambo ry'Imana bituma umuntu w'imbere apfa. Iyo uhora wishyira hejuru umuntu w'imbere arapfa. Nubwo tukubona ugenda ariko umuntu w'imbere aba yarapfuye, nubwo tukubona uhagaze ariko umuntu w'imbere aba yarapfuye, kuko umutima wawe wamaze kwiyogeza,
umutima wawe wamaze kuwushyira hejuru, umutima wawe wamaze kwigomeka, umutima wawe wamaze kwigira ukundi kuntu. Ariko uyu mutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, iyo uwufite ugahora uca bugufi, nababwiye ngo byorohera Imana gutura muri uyu mutima. Imana ntabwo ishobora kuba kure yawe mama, Imana ntabwo ishobora kuba kure yawe papa, kandi uhora uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Mwene uyu mutima Imana irawubaha kandi irawukunda, Imana ibuwa hafi. Ntabwo Imana ishobora kujya kure y'umuntu uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo, ntabwo Imana ishobora kujya kure y'umukiranutsi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ntabwo Imana yakujya kure, Imana iba hafi y'umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Yavuze ngo uwo yitaho n'uwo mutima, uwo mutima Imana iwitaho. Uwo mutima ntabwo Imana iwujya kure, uwo mutima ntabwo Imana ishobora kuba kure, iba hafi yawo, ihora mu bitekerezo byayo. Iyo uryamye ntabwo Imana ikujya kure, yari kumanywa ntabwo Imana ikujya kure, yari nijoro Imana iragusura, kuko ufite umutima ushenjaguwe n'ijambo ryayo, ufite umutima wo kwicisha bugufi, ufite umutima wo gukora ibyo Imana ishaka. Ndagira ngo mbabwire ngo udafite Imana, udatunze Yesu, ntago byuzuye. Mu mishinga yawe ufite, niba Yesu atarimo, ntago byuzuye. Uriho urapanga gucuruza, ariko niba Yesu atabirimo, ntago byuzuye. Urimo urapanga kubaka urugo, ariko niba Yesu atarimo, ntago byuzuye. Urimo urapanga imishinga ikomeye ihambaye, ariko niba Yesu atabirimo, ntago byuzuye. Ndagira ngo muri details z'ubuzima bwawe ubanze Imana imbere. Mu gitondo ujye ubanza Imana imbere, nujya kuryama ubanze Imana imbere, nubyuka mu gitondo ubanze Imana imbere, saa sita ubanze Imana imbere. Ibintu byose ubishyire mu Imana, kandi wige gutunga uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Wige gutunga uyu mutima uciye bugufi, wige gutunga uyu mutima unezeza Imana. Uyu mutima Umwuka Wera ntabwo ajya kure yawo, uhora hafi kuko unezeza Imana. Uyu mutima nta ofisi ya Satani iwamo, habamo ibintu byiza. Uyu mutima, iyo umuntu afite uyu mutima, agendana uyu mutima, akorana uyu mutima, abana n'uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, mwene uwo mutima ntabwo ujya ubika inzika, ntabwo ubika ibibi. Icya gatatu, uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, uhora ubitse ijambo ry'Imana, uhora ubika ibyavuzwe n'Imana, ukamena ibyavuzwe n'abana b'abantu, ukamena ibibi, ukamena, ntabwo ubika ibyo abana b'abantu bavuze. Uyu mutima ntabwo ujya ubika ibyo abana b'abantu bavuze, ahubwo ubika ibyavuzwe n'Imana, ubika ibyahumetswe n'Uwiteka, ubika amabanga y'Imana, ubika amasezerano y'Imana, ubika iby'Imana yavuze, ubika ibyiza, ntago ubika ibibi, ntago uhora ubika inzika, ntago uhora wibuka. Uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana uciye bugufi, ntago uhora ubika inzika, ngo ejo bundi bangiriye gutya, ngo ejo bundi bakoze gutya, ngari uburyo kibabigenje. Oya, nta bubiko bw'ibibi uyu mutima ujya ugira. Nezezwa no gutunga uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Kandi iri jambo nturifate tuvuge ngo mpora mbyumva, ngo oya, ubifate nkaho bikubere bishya muri wowe, rikubere rishya mu bugingo bwawe, rikubere rishya, kandi ushyire mu bikorwa ikiri jambo riri gusaba, rigusabye ngo tunga umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Tunga umutima uciye bugufi mama, tunga umutima. Kwishyira hejuru ntacyo bimaze, kwishyira hejuru nta kintu bimaze. Tunga umutima uciye bugufi ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Mwene uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo ujya usubiza ibyo ubonye. Utega amatwi ariko ntabwo usubiza ibyo ubonye. Hari abantu bihuta gusubiza, umuntu agasubiza nabi. Hari abantu muri kamere zabo, imibuzima bwabo baremwe mu mvugo yo kuvuga nabi, ariko uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana usubiza neza. Uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana uhorana umunezero, uhorana ibyishimo. Niyo ugize akantu gato kawubabaza bita birangira. Ntabwo uyu mutima ubika inzika, ntabwo uyu mutima ubika ibibi. Ikintu uyu mutima ubika ibyavuzwe n'Imana, ukamena ibyavuzwe n'abana b'abantu. Hari abantu benshi bahora bazirikana ibyo abantu bababwiye, ugasanga umuntu aravuga ati ngewe uburyo yambwiye, ibintu yankoreye, ariko ndagira ngo ubwire mwene data nshuti y'umusara, ibyo bintu nukomeza kubibika mu mutima wawe nta kintu bizakumarira. Icyo nakwifuriza ibyiza nuko watunga umutima ushenjaguwe n'ijambo, watunga umutima uciye bugufi, watunga umutima ukangutse kandi ukangukiye ibyiza, ukagerageza ugakiranuka, ukagerageza ukagira ukuri,
ukuri kwarabuze mu bantu muri iyi minsi, ukuri kwarabuze. Umuntu uramuhamagara wamubaza ngo bite, uri hehe, ngo ndi Nyabugogo kandi ari mu rugo. Abantu ukuri kwaranze muri bo. Umuntu utunze uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ntabwo muri we habamo kubeshya. Wavuze kuri mu rugo, ese uvuze ngo uri Nyabugogo, mu kanya yakata mu rugo, yakata kwiremba akakubona, ubwo yagufata gute? Abantu benshi muri iyi minsi bari kwitakariza icyizere, ugasanga umuntu mu by'ukuri arakubeshye, wamenye ko akubeshye ukamutakariza icyizere kandi wari ukimufitiye. Mugerageze inshuti z'umusaraba. Ubundi umuntu warebye ku musaraba, umuntu warungurutse ku musaraba, umuntu wageze ku musaraba akwiye no gutunga uyu mutima. Ni gute uvuga ko wageze ku musaraba ukaba utunze umutima uri mwinzika gusa? Ni gute uvuga ko wagerebye ku musaraba ukaba utunze umutima utari mwimbabazi? Umuntu ufite umutima ushenjaguwe n'ijambo arangwa n'imbabazi, arangwa n'impuhwe, arangwa no kugira neza, arangwa no gufasha, arangwa no kubana n'abandi neza. Hari ukuntu umuntu abanira abandi nabi, ariko umuntu ufite uyu mutima aragerageza akabana n'abagenzi be neza. Mujye mugerageza inshuti z'umusaraba, mujye mugerageza mubane n'abantu bose amahoro. Nicyo cyambere, nicyo cyiza, nicyo kizatugeza mu bwami. Rero iri jambo Imana yarishyize ku mutima wanjye, kandi umwuka wera agenda amishurira ibyo yamishuriye. Nabibabwiye, yamishuriye ibintu bikomeye kandi byiza bigendana n'uyu mutima. Uyu mutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana byorohera Imana kuwuturamo, byorohera umwuka wera kuba hafi yawo, binezeza Imana, binezeza umutima w'Imana. Mugerageze mutunge umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Imana nivuga ngo ihane, wihane. Imana nivuga ngo manuka, umanuke. Imana ntikavuge ngo manuke uzamuke. Utekereza se ko yabonye ko nuzamuka? Imana kuko ireba imbere yacu. Ubu twebwe tuzi iminsi tumaze, ariko ntabwo iyo dusigaje tuyizi imbere yacu. Biravuze ngo ntabwo tuhazi. Niba Imana ikubwiye ngo manuka, wizamuka, kuko hari impamvu Imana ibikubwiye. Wisuzugura Imana, wivuga ngo ejo bundi ngo n'ubundi ngo nakoze ibyaha ngo Imana irambabarira. Birashoboka ko yakubabariye, birashoboka ko itaranakubabarira, kuko ntabwo uratura. Kandi kwihana kwiza nukureka. None se niba kuwa mbere wakoze icyaha, kuwa kabiri ukagikora, kuwa gatatu ukagikora, ubwo bivuze ko ubwo se Imana yarakubabariye? Ubwo se bivuze ko wihanye? Kwihana kwiza nukureka. Mwihana ibyaha niko Imana ishaka. Imana irashaka ko mwihana ibyaha kandi mukihanira kureka, kuko ingororano z'abanyabyaha ziraje n'ingororano z'abakiranutsi ziraje. Imana ije guhemba umuntu wese bikuranye n'ibyo yakoze. Imana ije guhemba umuntu wese bigeranye n'ibyo yakoze. Rero mwirangara nshuti z'umusaraba, mwikora ibyaha ngo ubuntu busage, mwikiyandarika, mwikifata uko mutari, kandi mufite ibyasezeranyijwe, mubitse ibyavuzwe n'Umwami Imana. Imana rero ibaho umugisha, kandi Uwiteka abagirire neza. Imana yo mu ijuru ibiteho. Umuntu wese wumvise iri jambo ashyire mu bikorwa icyo rimusaba, agire gutunga umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru nibagirire neza. Ikindi kintu cya nyuma navuga nsoza, nabashishikariza kugira ngo mukunde Imana kandi mukunde n'abantu bayo. Mukunde Imana, mukunde n'abantu Imana yaremye. Nta kuntu wavuga ngo ukunda Imana wanga abantu. Nta kuntu wavuga ngo ukunda Imana wanga bagenzi bawe. Nta kuntu wavuga ngo ukunda Imana utareba wanga rusi ubona. Mugerageze mugire umutima wa kimuntu, mugire umutima w'ubuntu. Imana yo mu ijuru izabahemba kandi izabagirira neza. Reka dusoze, iby'Imana yashyize ku mutima wanjye n'ibyo, kandi nizeye ko mugiye gushyira mu bikorwa iby'Imana idusabye gukora. Mutunge Yesu. Niba udatunze Yesu ntago byuzuye. Niba udatunze Imana muri wowe ntago byuzuye. Niba udakunda abantu ntago byuzuye, kuko impamvu mvuga ngo ntibyuzuye, ntabwo ntukavuge ngo ukunda Imana utareba wanga abantu ubona. Birasaba kugira ngo
ukunda abantu Imana yaremye, ugira urukundo kandi uharanire kweza ubugingo bwawe kuko nibwo buzabona Imana. Ubugingo bwacu nibwo buzabona Imana, kandi tugerageze dukore neza kuko imirimo ya nyuma nizahesha iya mbere agaciro. Wivuga ngo hari ibyo nakoze, wivuga ngo narakoze, wivuga ngo narafashije ndekeye aho, wivuga ngo harabona gaburiye ndekeye aho, wivuga ngo harabona ambitse ndekeye aho, wivuga ngo ibyo nakoze Imana yarabibonye. Imirimo ya nyuma nizahesha iya mbere agaciro, ahubwo komeza ushyiremo agatege kuko Umwami Imana afite ibihembo byo guhemba abakozi. Ntabwo tuzagwa isari, abakoze neza Imana izabahemba, kandi n'abakoze nabi Imana izabahemba. Reba igihanda uhagazemo nonaha, urebe igihanda urimo, urebe umutima wawe, urebe iri mu mutima wawe. Nkunda kuvuga ngo umujyanama w'umuntu ni umutima. Wivuga ngo njyewe ngo Imana ngo njyewe ngo nta mutima ucira urubanza ngo mfite ngo iki ngo biriya ngo oya, umujyanama w'umuntu ni umutima. Umutima wawe icyo uri bukuganirize uce bugufi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi Imana yacu ntabwo ijya yanga umunyabyaha. Ikintu Imana yanga ni icyaha. Niba hari aho wishyize hejuru, niba hari uko wifashe bitari, niba hari imvugo wawe warihaye, niba ari ingendo wawe wayihaye, uko kuregurana wihaye, wiri kuvuga abantu b'Imana, wiri kuvuga bene so nabi, ndagira ngo nkwibutse ko nongere nkwibutse Imana dukorera nimwe, kandi Imana ntabwo ijya ruswa ngo uzajya kuyinteranyaho, ngo uzajya kuyiteranya kuri bagenzi bawe. Imana ntijya yumva amabwire, ntabwo ari nk'umuntu. Ubu dufite abantu bagiye batwangisha abandi, dufite abantu badukundaga batugiriraga neza, ariko abantu baratwangishije. Kubera iki? Bagiye batuvuga nabi, bagiye batuvuga uko tutari, bituma abantu batwanga, abantu batuvuga. Ariko nubwo abantu batuvuyeho, turacyari kumwe n'Imana, turacyagendana n'Imana. Rero ndagira ngo nkubwire ngo wowe ufite iyo ngeso yo kunegurana, yo kuvuga bene so nabi, ugarukira aho ngaho. Imana dukorera nimwe, Imana dukorera nimwe. Utazagira ngo ni Imana ebyiri, ni imwe, kandi ni Imana ireba mu mutima, ikamenya icyo umuntu wese agize ute atekereza n'icyo agambiriye. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha. Amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye nayo. Uwiteka Imana abaha umugisha. Murakoze. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi utagabanije ku butumwa bwiza utambukije mu ijambo ry'Imana. Ijambo rivuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ese urebye nawe abantu b'iyi minsi dutuyemo, iminsi bakunda kuvuga ngo ni iminsi ya nyuma, ubona bakeneye ijambo ry'Imana muri iyi minsi? Abantu ntabwo bagikeneye ijambo ry'Imana. Hari n'umuntu ugutumira, yagutumira akakubwira ati uzavuge gutya. Byakubayeho? Byambayeho. Umuntu yarantumiye arambwira, mpageze arambwira ati rero Rusi uze kuvuga gutya, uvuge gutya, ubundi icano yanjye kugira ngo irebwe, kugira ngo bigende neza, nuko uvuga gutya, uvuge gutya. Ndamubwira nti ntabwo nabishobora. Ntabwo nabishobora kuvuga ibyo umbwiye, ahubwo ndavuga ibyo Imana yambwiye yashyize ku mutima wanjye. Ntabwo nabishobora. Rero abantu b'iminsi ntabwo mu by'ukuri ntabwo bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko reka mbabwire, nimushaka mwongere mukunda ijambo ry'Imana, nimushaka mwongere mutunge ijambo ry'Imana, kuko ijambo mujya mwirengagiza icyo ijambo ryakoze. Ijambo ryaratubatuye, ijambo ryadukuye mu byaha, ijambo ryatumye tumenya, ijambo ryaratumurikiye, twari impumyi none turabona. Ubu nicaye hano kubw'ijambo, nawe uriho kubw'ijambo, turi kurya kubw'ijambo, twambaye neza kubw'ijambo, turi kugera kubw'ijambo. Rero wishaka kwirengagiza icyo ijambo ryakoze muri wowe. Ijambo ryakoze ikintu gikomeye ku buzima bwacu. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Tugere dusatira no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Sinzi nimba hari ikindi cyakwisubiye ngo tuguhe umwanya ukishyireho, ariko nimba nta gihari uraduha nimero ya telefone udusengera Imana. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 065 849 078 065 849. Wowe ubonye nimero yanjye uzampamagare ngusengere. Amen. Imana yampaye impano yo gusengera abantu. Yego. Hangu ujye wasengera ibitangaza bigakore. Njya nsengera abantu ibyifuzo byabo bigasubizwa. Imana ikomeze gushyira muri ayo mavuta. Murakoze cyane. Wasenga Imana tugasoza noneho. Urindiho witwa Uwiteka, niko wabwiye Mose umutumye kwa Farawo. Uramubwira ngo genda ubwire Farawo kuko ndi Uwiteka, ninjye ugutumye.
habwa icyubahiro, himbazwa. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ritambutse, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe watugiriye, turagushimiye, imitima yacu iranezerewe. Uwiteka we, njya nkunda kuvuga ngo nta muntu wagusimbura, ntawe uzagusimbura, nta n'uwagusimbura, kuko urihagije. Imirimo yawe iraboneka, ibyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Nta yindi mana iriho, nta n'izaza ifite imirimo nk'iyo wakoze. Imirimo yawe ni myiza, imirimo yawe iratangaje, imirimo yawe mwami twagiye tuyibona, amaso yacu yarayibonye. Niyo mpamvu tutazakuvaho, ahubwo dukwiye gukomeza kukwiyegereza, kuko watubereye byose. Watubereye ibyishimo, watubereye ubwugamo, watubereye haleluya umuzuko, kuko twageze kuri wowe turazuka, bari bapfuye turazuka. Hari uburyo twari tumeze, Mana we ntawe utureba, ntawe utwita, ariko tugeze kuri wowe turazuka. Aka gasura dufite twagakuye kuri wowe. Reka tugushimire, habwa icyubahiro, kigwa hejuru, kuko ntawe usa nawe, nta muntu usa nawe Kristo, ntawe usa nawe. Ni wowe wenyine ufite amagambo meza y'ubugingo. Muri wowe ni wowe utubwira neza tugahumurika, ni wowe ugendana natwe ntudusige. Ineza yawe twarayibonye. Reka umuntu wese wumvise iri jambo akaba aciye bugufi, umuha umutima wo kwezwa, kuko igihe turimo nicyo kwezwa. Umuha umutima wo kwihanira kureka, kugira ngo akomeze agendane nawe mu buryo wishimira. Urakoze, ngaho bana natwe, gumane na buri wese ugushaka, ugukeneye, umutima wose ugushaka, ntujye kure. Urakarama gitare, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Amen. Imana igumusha, tuzasubira ubutaha. Amen.